ndakibabwire ntimujya mu kondo ya zose ndakibabwire ntimujya mu kondo ya zose. Ndagira ngo ubashe kuba wakumva aya magambo yavuzwe na perezida w'u Burundi mu minsi mikeya. Ntayumvishe nanjye ntera ubwoba, biba ngombwa yuko namwe mvuga ati mubashe kuba mwayumva. Yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira. Uyu mugabo w'u Burundi cyangwa se uyu muperezida w'u Burundi yatangiye avuga ngo kwa Matara aravuga ngo umubanyi mubi, murazi neza yuko arimo kuduhigira. Bivuga ngo umubanyi mubi bavuga se ni uwuhe? Umubanyi mubi bavuga ni igihugu cyacu cy'u Rwanda ngo kirimo kirabahigira. Ese u Rwanda koko ibi bintu rwabikora? Ni ukuvuga ngo ibintu byose bigenda bikaba mu gihugu cya Kongo biragenda byose bikaza bikikubita ku gihugu cy'u Rwanda. Noneho n'abaturanyi nabo aho kugira ngo bagende babashe kuba bakemura ibyo bibazo bya Kongo barangiza bakabihindura bakaza kubitura ku Rwanda, wagira ngo u Rwanda rwabaye umutwe wo kubasha kuba rwakikorera ibyo bibazo byabo. Ahangaha uyu mugabo akomeza avuga byinshi ndetse asebya igihugu cy'u Rwanda. Ese ni kuki we asebya igihugu cy'u Rwanda? Ndagira ngo ukomeze wumve amagambo yagiye avuga yuko no ku ngoma ya cyami nyine tutigeze tubatsinda. Amatara yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha uzotuzoga tuzomuvyonga. Mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cyami batigeze batunesha. Ahangaha uyu mugabo wo mu Burundi cyangwa se uyu perezida w'u Burundi yakomeje avuga ko mbese uwo muturanyi mubi nta wundi muturanyi mubi yavugaga uretse u Rwanda, ngo baraziranye. No ku ngoma ya cyami cyangwa se ku ngoma za cyami za zindi za Karinga ngo ntabwo bigeze babanesha. Ese byagenze bite? Uyu mugabo yakomeje abivuga yiranda cyane ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ahangaha yakomeje abigaragaza imbere y'abaturage neza yuko no ku ngoma za cyami nta musirikari w'u Rwanda wigeze utsinda uw'u Burundi. Hari n'agasozi yavuze cyangwa se ahantu yavuze ngo tuzabaze impamvu, nako muraza kubyiyumvira. Icyo nagusaba ni ugukomeza gukurikirana kuri Sam Empire 100 nk'uko bisanzwe. Waba utari wakora subscribe, ngusaba gukora subscribe, kande subscribe, kande muri like, utwandikira no muri comment utubwire uko wowe ubyumva. Ngo icyo nagusaba, curika icupa utega amatwi wiyumvire byose. Ubu ngubu ni ubwishongozi ukwiyemera kudasanzwe ko kuva ku ngoma ya cyami ndi bigeze batonesha. Ati ubu ngubu naho ntabwo badushobora. Nta wundi yavugaga u Rwanda. Ngo ku ngoma ya cyami ntabwo twigeze tubanesha, ngo na n'ubu nyine ntabwo twakigera tugira ute tubashobora. Ese wowe uri kureba iyi video wateze amatwi wayafunguye, ubundi iri jambo perezida w'u Burundi yavuze mu Kirundo ni iki? Ubundi iryo jambo ryavuye he? Nicyo gitumije ndahangaha muri aka kanya. Icyo nagusaba wowe dushigikira ukora subscribe, dukomeze twiganirire. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nabyo turi buze kubigarukaho nyuma. Uyu mugabo rero n'ubwishongozi yavuze amagambo menshi yabwira imbaga y'abaturage, noneho arenga umupaka ararengerera agera naho ashinyaguriye abanyekongo ngo bo ngo ntabwo bazemera gupfa ngo abanyekongo. Urumva magambo y'umuperezida nyine akavuga akagera noneho n'ahashinyaguriye igihugu cye cy'igituranyi cyangwa se igihugu cy'abaturanyi. Urumva nyine yavuze ararengerera agera ahashinyaguriye igihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ahangaha ni ukuvuga ngo niba ufite ikibazo
uri guhangana nacyo, noneho umuturanyi aho kugira ngo abashe kuba yaza kugufasha gukemura ibyo bibazo cyangwa se anaza yishakira inyungu ze, nyuma y'aho ngaho agasubira iwe agasubirayo atangira kuvuga amagambo anagutangiraho urugero, ni ukuvuga ngo aho ngaho biba bigaragara yuko yanagize ute yagusuzuguye. Uyu mugabo yabisubiyemo inshuro zitabarika avuga ati reka reka ntibishoboka yuko twapfa twe nk'abanyekongo, bivuga ngo igihugu cya Kongo yagisuzuguye, agera n'aho akishongoyeho ngo ntabwo twakigera dupfa ngo abariye. tuzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hip sha ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hip. Noneho ndagira ngo ngwereke aha ngaha neza unatekereze neza nawe, kiriya gihugu bavuga ngo ntabwo twakigera dupfa nk'abanyekongo, ni igihugu cyiza, ni igihugu cy'inshuti ye, ni igihugu nyine afatanye n'intangarugero, ni igihugu mbese nyine ukaba usangira n'umuntu ariko wahura n'ibibazo akagera aho avuze ati ngewe ntabwo nakigera mpfa ngawe, ni ukuvuga ngo aba yagusuzuguye nyine tu, ni ba bantu nyine baza bakabana nawe ariko muri make bakujyage. Agira aha ngaha utekereze neza, ufite inshuti, iyo nshuti yawe wakora igishoboka cyose wayigira inama kugira ngo ibashe kuba yabona umutekano, ibashe kuba yagira amahoro, ariko ni ukuvuga ngo inshuti yawe yahuye n'ibibazo, noneho nawe uragiye ku bana bawe, urabaganirije, umaze kubaganiriza ya nshuti yawe utangiye kuyishyira mu biganiro, uri kuganira n'abantu ati reka twe ntabwo twabanga buriya muryango, ni ukuvuga ngo aho ngaho mu by'ukuri nta n'inshuti uba ufite za nshuti ziri aho ngaho nyine zo kukujyajya. Aha ngaha ndakeka wumvishamo n'akantu ka bivuga ngo yabavumiye kunoza ku gahera, babandi b'inshuti ze nyine, babandi babanye bawubanye umubano, yagize gutya bavumira no ku gahera, ibaza inshuti ngiye kwere. Akeka aha ngaha nawe nta kintu tumva, aya makuru niyo mpamvu nateguye kuyakugezaho kugira ngo ubashe kuba wamenya igihugu cya Kongo cyangwa se leta ya Kongo inshuti ifite. Noneho tekereza inshuti irakuvuga gutya, umbwire ikintu yabigufashije mu buzima bwawe, nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi nugira inshuti wahura n'ibyago cyangwa se wahura n'ibibazo, wajya kumva ukumva iri kukuvuga gutya, uzamenye neza yuko iyo nshuti yawe ntacyo ikumariye, ibiri aho ngaho tu koko abantu b'abagabo kweri bapfa nk'ihene. Nibwo buryo nyine yabivuzemo mwabyiyumviye ngo ni abantu b'abagabo, twe ntabwo twapfa nk'abanyekongo, ati abantu b'abagabo ntibakwiriye gupfa nk'ihene. Ni ukuvuga ngo yabasuzuguye cyane, kandi abo ngabo yasuzuguye ni inshuti ze tu. Uyu mugabo rero ndavuga uyu nguyu perezida w'u Burundi, ntabwo ahwema kugaragaza neza yuko igihugu cy'u Rwanda kimufitiye imigambi mibi, yuko bashaka cyangwa se gishaka kuzamutera nyuma ya Kongo. Niko uyu mugabo nyine aba yibwira, noneho yarangiza akajya imbere y'abaturage akabivuga, ariyo mpamvu wumvishe ari gutanga ziriya ngero zose ngo reka reka twe ntabwo twapfa nk'abanyekongo, twera umuntu w'umugabo agapfa nk'ihene, nyine niyo mpamvu ayo magambo aba yavuga, nawe urabyumva. Amakuru tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye akomeza avuga ko nyine uyu mugabo perezida w'u Burundi yuko avuga ko icyiza gihari nyine ngo ni uko twiteguye, ngo bariteguye ngo kandi barabizi kuva na kera, ntabwo twigeze batunesha, twe ntabwo twashobora gupfa ngo bariya abantu bo muri Kongo, twe ntabwo twabasha kuba twapfa nk'ihene. Aha urabyumva neza yuko mu majwi y'uyu muyobozi usanga nyine harimo u Rwanda cyane. Urabyumva neza, atangira urugero ku banyekongo, akavuga yuko yiteguye umwanzi, akavuga Bugesera n'ahandi, ariko mu by'ukuri uyu mugabo muri make iyo urebye usanga ari umuntu uba umeze nk'umuntu ushishikariye intambara, ukeneye intambara, witeguye nyine witeguye urugamba. Ni ukuvuga ngo tutizimbye mu magambo, ndakeka mwabyumvishe, namwe mwihereye ugutwi, mwihereye ijisho, ni ukuvuga ngo
hagize ibindi tugenda tumenya twazajya tugira ute nabyo tubibagezaho. Icyo nabasaba rero mukore subscribe kuri YouTube channel yacu, nimurangiza muvuga ati mujye mukomeza mudutegurire inkuru nziza mutwandikira muri comment. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista, naho ubutaha.